tubiyemo bakagabanya imipaka nanone ntibapfa kubashobora kuko ni benshi ubwo agahugu kajya kangana n'intara we kuko nka Tanzania hari amoko arenze mirongo ko baduha hacu hari abantu baduha hacu da uko tubyumva mu mate urumva nk'u Rwanda rwabyungukiramo kuko nirwo rwabihombeyemo habaye iryo returu yo kugira u Rwanda nirwo rwabyungukiramo byo birazwi ko u Rwanda rwatwawe ubutaka bwinshi n'abantu kuko twavuga ibintu n'abantu nuko nyine baba banadusakuriza ababirigi ariko bakaza imipaka burya si nabo gusa n'abongereza babirimo na Loni n'iki ntabwo ari ababirigi gusa ariko nibo bari kuri tete nabo banagenaga nibo abandi barabwirwaga bakemeza ariko abatekinisiye n'iki barababirigi byo ni nayo mpamvu ubona yuko ibyatugezeho ingaruka cyane ni ibikorwa ababirigi badukoreye ntabwo ari byiza reka ne kubijyamo nivugire kuri uyu muco ariko umubirigi we yaje nyine reka sinanatinya no kuvuga ngo ari ruharwa yari ruharwa kuko niwe waririmbuye byose n'utu tubari n'ubu bwicanyi n'iki ubona yuko ahembera afite n'uduti apimisha ubwo rero icyo nacyo ni ikiganiro nugishaka tuzagikora reka twinjira kunyobya wenda ngo ujyane twinjire iwacu kwa Masayi no kwa Masayi no kwa Tanzania ushatse wavuga kwa Suluhu kuko uyu munsi niwe perezida wa Tanzania nari nababwiyeho ko nabaye Tanzania niga i Bugande ho nahabaye nk'umuntu wahavukiye urumva imico y'Ubugande impamvu atariho nahereyeho no munsi wa none nuko ni imico itandukanye nshaka kuzavugaho mfite umwanya urambuye ngendeye rero nanone kuri uyu mwambaro yego uwo mwambaro wambaye usobanuye iki uyu mwambaro rero nawuzanye kugira ngo nzafashe abantu hari ukuntu abantu bayitiranye iyi myambaro ni gakeya kubona abamasayi bayambaye nta nubwo bikunze kubaho ishanduye gutya ahubwo abamasayi bakunda kwambara umwambaro uzabona umeze nk'uyu ibara bishobora kuba bitandukanye ariko urabona ko uyu mwambaro nta kintu icyo ari cyo cyose kiwuranga ari umwenda nyine aho bitandukana rero ni iki nuko bo buriya Tanzania nababwiye ko ari abantu bakomeye ku kintu bita umuco kandi kukwereka ko bakomeye ku muco wabo kuko itegeko nshinga ry'igihugu ryubakira ku muco w'igihugu ndetse n'amategeko menshi arigeze baba barayakuye mu muco no mu Rwanda nimigeraho nzasobanura n'inkomoko ya gacaca n'iki perezida wacu Imana ijye imuha amahoro n'imigisha bafata itegeko nshinga nk'umuco nitwa Revera Pasiteri Karemera James tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda reka nambabwiye ni ibihe byiza cyane kandi Imana y'amahoro ibagirire neza hanyuma rero twagarutse mu muco n'umuryango uyu munsi ndabona noneho byahinduye isura wa mugani wa mugabo niwe ugikunda kuvuga ngo byahinduye isura reka rero ndeke abanze abasuhuze abaramutse ababwira ukuntu gahunda zose zifashe kabisa uko ndabona ibintu byahindutse barakoze cyane ubivuze kuri uvuze ko byahinduye isura byahinduye isura koko ariko ku batabisobanukirwa nibo wenda bavuga ko byahinduye isura kuko James aracyari James ni James ikiganiro kiracyari cya kindi ni umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana Imana y'u Rwanda Imana y'abizera Imana se wa Yesu tubayivuga mu buryo butandukanye rero hase yavuze Imana y'u Rwanda ariko nawe ushobora kubura gusa tu Imana y'u Rwanda icyiza nuko n'abazungu batwigishije Imana ya Isiraheli baje bahera ku Imana y'u Rwanda ndetse hari ikiganiro navuzemo ko byanabagoye kugira ngo babasenyemo Imana y'u Rwanda babashyiremo Imana ya Isiraheli habayeho n'ibifungo n'ibiboko n'ibindi byinshi nk'ibyo ngibyo ariko rero bemeraga Imana sinzi n'umwami wavuze ngo bagire
babavume havumwe umugore we uzibeshya akaba umukirisitu. oya ni Musinga, none se ko ari Umusinga w'ejo wundi se wa Rudahigwa na Kigeli. ariko Musinga ndamwemera. Musinga baranagoranyemo, yagoranyemo n'abazungu ndetse cyane, ariko ntiyabyumvaga. ntabwo erega biranagoye uyu munsi mu by'ukuri kuba amenyereye kubyina amaraba nk'imbyino z'u Rwanda, ukambwira ngo ninze ngo mbyine ngo za nkongomani z'intuza, urumva biransaba umwanya, kandi ikintu ntabonamo inyungu z'ako kanya nshobora kutakikwemerera, nyine ukakinyemeza ku ngufu nk'uko wabibemeje ku ngufu. ariko byabasabye kugira ngo bigishe Imana mu buryo bo bashaka kuyigishamo, ko babanza kwiyadaputa ku muco w'u Rwanda, kugira ngo babone uko bigisha ivanjiri, kuko bari bazanye ivanjiri kandi twe tuzi Imana y'u Rwanda. Kuraguza ni ikindi, ni nko kujya kwa muganga, ahubwo kubandwa no guterekera wenda nibyo byasaga naho bihura n'uburyo bwo gusenga, ariko kuraguza byo ni nko kujya kwivuza nyine. N'ubu ngubu mu banyamahanga iyo yagiye kwa muganga aravuga ngo yagiye kuraguza. ese we wari wajya kuraguza? we wari wajya kuraguza? batarafunga insengero se sinajyagayo, erega biterwa n'icyo wita kuraguza icyo ari cyo. none se sinajyaga mu rusengero nkajya gusenga nkinginga Imana yo mu ijuru kugira ngo itange amahoro ku bana, ku gihugu, kuba mpagarariye. nicyo bita kuraguza. Kuraguza nuko ni nk'ibi wenda aho naba nkabije, ariko iyo wumva ikintu bita ngo guhanuza cyangwa se ubuhanuzi, guhanuza ko birumvikana ko ni ukujya gusanga umuhanuzi bunaka. no muri Bibiliya bisobanura yuko habagaho ba Eliya, ugasanga abantu bafashe urugendo bagiye mu gihugu cy'u Rwanda kuko bazi ko hari umuhanuzi ukomeye cyane, baturutse no mu kindi gihugu. Rero no mu Rwanda byari uko, kubera ubuhanga bw'Abanyarwanda no gukunda Imana kwabo bahoranye, byatumaga nk'umwami w'Ikaragwe, ubu ni muri Tanzania, aza kuraguza hano mu Rwanda cyangwa se kubaza abakuru. urumva akaba azi ko hari umuhanga uzi kuvuga ikintu kigahura neza nuko Imana yakigennye. Abanyarwanda rero twahoze turi abahanga no kuva kera. Tureka kubatindaho, yego bavuga ko ari babamenya mu mvugo runaka. Nta muntu ujya kureba abamenya adafite ituro, ry'umutima ukunze. ubwo rero kuvuga ngo n'umupfumu nawe wajyaga kumureba ufite ihene, inkoko se, hari ibyo yakwakaga, ariko hari ibyo wagendaga witwaje nyine. none se wowe ubundi reka nkubwire, na Bibiliya ariko irabivuga, ubundi nta n'umuntu ugiye ugomba kujya kureba umuntu nta turo. uretse na ituro Bibiliya turibona no mu mafaranga, ariko ntabwo wajya gusura umuntu nta giseke. no mu muco wacu w'ikinyarwanda hari ijambo ni nk'imigani nyine, kandi ngo imigani igana kariho. Mbona ibiseke bicicikana. niko mu kinyarwanda hari ijambo bakoresha, nubwo uno munsi iyo urikoresheje bisa naho byabaye ibishenzi nka kwa kundi twavugaga. biravuga ngo amatama masa ntagasabiri nk'igisigati. aho ngaho rero byabaga ari mu mugani, ariko byabaga ari mu kinyarwanda nanone. bimwe bavuga ngo umugani ugana kariho. ngo amatama masa ntasabiri nk'igisigati, ujya gusura umukuru umutwarira impano. ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, reka twe kubitindaho, ariko ni bimwe mu bigize umuco nanone. kubera ko abantu bifitiye amatsiko y'uwo mwambaro wambaye none, kuko ibintu urimo uragenda ukora muri iyi minsi bigendanye n'umuco. batubwiye ko hari umuco, hari imico itandukanye ugiye uzi. rero ubu ngubu uyu muco tugezeho, abantu bafite amatsiko, urabibwira nyine, ubabwire mu bigenderewe, hanyuma ubwo bakikubona bavuze bati se iyi ni imandwa ya Ryangombe. iyi ni imandwa ya Ryangombe. hari n'ababyitirarwa n'imandwa y'Ikaragwe, kuko naho ese iyi mandwa ni iya hehe noneho? reka twe kubicisha amatsiko wa mugani nk'uko wari ubivuze. navuze yuko ndimo gutegura kwigisha ku kintu bijyanye n'umuco n'umuryango. mu by'ukuri ibi bintu ndimo gukora byose muri ino minsi ndacyategura abantu. ntabwo ndatangira kwigisha kuri wa muryango, sindatangira kwigisha kuri wa muco, ariko ndimo ndabereka ibyo tuzaganiraho muri rusange. nagiriwe ubuntu rero bwo kuba naragize ibindi bihugu mbamo, nkagenda amenya n'imico yabyo, cyane cyane ko nakunze no kuganira n'abasaza nkakunda ibintu by'umuco. nigeze nkubwira yuko nagiye muri Tanzania ngiye kwiga ibintu bya teoloji.
nubwo hari imiryango yacu naho yahungiyeyo ariko ntabwo aricyo cyanjyanyeyo. njye nagiye njya kwiga ubumenyi, twiga rero teoloji, twiganaga n'abatanzaniya amoko atandukanye. hariya aho bagira icyo kintu cy'ubwoko ariko gisobanutse neza, ntabwo ari nk'ibi byacu by'inaha mu Rwanda byateje umwiryane. bidafite icyo bibatwaye cyo kinanasobanutse ariko kuko baravuga bati ubwoko bugendana n'ururimi. ubwoko ni ururimi. none se nimba ururimi ari rumwe, ubwo si turi ubwoko bumwe? hariya niko babikora. baravuga bati nimba ari abamasayi, ubwo bafite umuco wabo, bafite ururimi rwabo, buriya cyakaba ari nk'igihugu. nuko ibi bya Afurika bagiye babihuza rimwe na rimwe, ugasanga turivanga. niyo mpamvu usanga abanyarwanda i Buganda ukabasanga Kongo, n'izi ntambara ziriyo nibyo zisobanura. ariko ukuri kuriho ubwoko bisobanurwa n'ururimi. basubiyemo bakagabanya imipaka nanone ntibapfa kubashobora kuko ni benshi. ubwo agahugu kajya kangana n'intara we, kuko nka Tanzania hari amoko arenze 30. ko baduha hacu, hari abantu baduha hacu da, uko tubyumva mu mateka. urumva nk'u Rwanda rwabyungukiramo kuko nirwo rwabihombeyemo. habaye iryo returu yo kongera kugira, u Rwanda nirwo rwabyungukiramo. byo birazwi ko u Rwanda rwatwawe ubutaka bwinshi n'abantu, kuko twavuga ibintu n'abantu. nuko nyine baba banadusakuriza Ababiligi, ariko bakase imipaka nabi. burya si nabo gusa, n'Abongereza babirimo na Loni n'iki, ntabwo ari Ababiligi gusa, ariko nibo bari kuri teri, nabo banagenaga. nibo abandi barabwirwaga bakemeza, ariko abatekinisiye n'iki bari Ababiligi. ni nayo mpamvu ubona yuko ibyatugezeho ingaruka cyane ni ibikorwa Ababiligi badukoreye, ntabwo ari byiza. reka ne kubijyamo nivugire kuri uyu muco, ariko nabo bangije n'umuco nabo Imana baba ni nabo banashatse no kuwangiza cyane. ariko abihaye Imana baza, nubwo Ababiligi babakoresheje, bigaragara ko byari nk'amatsinda biraje mu buryo butandukanye. hari abari bakoroneje igihugu mbere, uzi ko habanje Abadage. Abadage bagiye bashira buhoro buhoro, ntabwo bashize mu gihugu icyarimwe. nyuma y'uko bari batsinzwe wa mugani, hakabaho ko igihugu kibamburwa kigahabwa Ababiligi. Ababiligi rero kuko bafitemo akantu k'ingengabitekerezo mbi cyane yo kurikiye amateka yabo, ntabwo ari byo ndi bujyemo. baraje babona uburyo Abadage bari babanye n'Abanyarwanda. Abadage ntibigize bashaka gusenya umuco nyarwanda, ko bashatse kugendanamo nawo rwose, kuko nta mwami wigize ushobora n'Abadage uhereye no kuri Musinga. yabanye nabo neza, ndetse amateka agaragaza yuko hari n'ingabo yatanze kujya kubarwanirira Abadage. uyu munsi ntapfa gusobanuraho nonaha, ariko hari na sogokuru wacu wagiyemo. icyo mvuga wenda ne kuvuga n'inyandiko gusa, sogokuru wanjye utari diregiti nyine, ubwo ni nka murumuna wa sogokuru. yego ni murumuna wa sogokuru n'ubundi nawe ni sogokuru. yarayirwanye y'Abadage, kandi ni umwami watoranyagamo abantu bazi kurwana, akabohereza ngo bajye kurwanira Abadage. kuko Abadage byari bibanye neza, ntibigize bashaka kwivanga mu muco w'Abanyarwanda ngo bawusenye n'iki. ibyabagenzaga barabikoraga, ni bwa butunzi n'ubundi bwa Afurika baba bashakaga. urumva, ariko Umubirigi we yaje nyine, sinanatinya no kuvuga ngo ari ruharwa. yari ruharwa kuko niwe waririmbuye byose. n'utu tubari n'ubu bwicanyi n'iki, ubona yuko ahembera, yari afite n'uduti apimisha. ubwo rero icyo nacyo ni ikiganiro, nugishaka tuzagikora. reka twinjira rero, kunyobya wenda ngo ujyane twinjire iwacu kwa Masayi no kwa Masayi no kwa Tanzania. ushatse wavuga kwa Suluhu, kuko uyu munsi niwe perezida wa Tanzania. nari nababwiyeho ko nabaye Tanzania niga. i Bugande ho nahabaye nk'umuntu wahavukiye. urumva imico y'Ubugande impamvu atariho nahereyeho no munsi wa none, nuko ni imico itandukanye nshaka kuzavugaho mfite umwanya urambuye. umuco w'Abanyankore nawo ubayemo, w'Abatoro nawo ubayemo, w'Abagande nawo ubayemo. andi moko wenda twarahuraga gusa, ariko nk'Abafumbira. Abafumbira ni ubwoko bw'Abanyarwanda nyine buriyo, bumwe bwakatiweho imipaka. ibyo rero urumva bisaba umwanya munini. niyo nihitiyemo rero kwikoreshereza akangaka, nako ntabwo ndi bugatindeho ndagasobanuraho gato, sinawusobanura nka nyirawo. ariko nagize ubuntu bwo kwigana nabo. mu itsinda twiganaga hari harimo Abamasayi,
burya mu bamasayi habamo ibice bibiri, hari abamasayi b'abatanzaniya hakaba n'abamasayi b'abanyakenya. Kandi bo ubwabo babiziho burya n'imyambarire ijya gutandukanamo. Iyo bahuye ubwabo, umwe amenya ko ari umumasayi w'umukenya, undi akamenya ko ari umumasayi w'umutanzaniya. Cyane cyane rero hari akantu burya bagira, nuko tubabona kuriya tubahunga tubitaza, bagira uturango tugaragaza umuco wabo. Uzasanga umumasayi w'umunyakenya yambaye wenda akakufi ku kuboko kariho idarapo rya Kenya mu ijosi, cyangwa se n'ubundi buryo, cyangwa no ku rukweto ya masaro, hari ukuntu byanze bikunze bashushanya igihugu cyabo. Ni ukuvuga bakigendana ku mutima no ku mubiri. N'abamasayi bo muri Tanzania rero burya nabyo nuko uzabigenzura urebe, uzasanga utuntu bambara tugendana n'amadarapo abaranga iwabo ho bari. Rero bariya nabo twabigiraho ikintu kinini cyo gukunda igihugu cyabo. Baba baje inaha guhaha n'iki, kandi ubona ko ntayo bakubaganira. Burya mu mategeko abagenga cyangwa se mu muco wabo, kuko nabasobaneye ko umuco niryo tegeko rya mbere, nk'uko tuvuga itegeko nshinga ry'igihugu. Burya ryubakiye ku muco. Tugendeye rero nanone kuri uyu mwambaro. Yego. Uwo mwambaro wambaye usobanuye iki? Usobanuye iki? Uyu mwambaro rero nawuzanye kugira ngo nzafashe abantu. Hari ukuntu abantu bayitiranye. Iyi myambaro ni gakeya kubona abamasayi bayambaye. Nta nubwo bikunze kubaho ishanduye gutya, ahubwo abamasayi bakunda kwambara umwambaro uzabona umeze nk'uyu. Ibara bishobora kuba bitandukanye, ariko urabona ko uyu mwambaro nta kintu icyo ari cyo cyose kiwuranga, ari umwenda nyine. Aho bitandukana rero ni iki? Nuko bo buriya Tanzania nababwiye ko ari abantu bakomeye ku kintu bita umuco, kandi kukwereka ko bakomeye ku muco wabo, kuko itegeko nshinga ry'igihugu ryubakira ku muco w'igihugu, ndetse n'amategeko menshi arigeze baba barayakuye mu muco. No mu Rwanda nimigeraho nzasobanura n'inkomoko ya gacaca n'iki. Perezida wacu Imana ijye imuha amahoro n'imigisha, bafata itegeko nshinga nk'umuco. Ni ntakorwa, basara mu bindi, ariko iyo bigeze ku itegeko nshinga, iyo bigeze ku rurimi rwabo, nk'umutanzaniya ukavuga nabi igiswahili, ari no mu kabari adashoboye kurwana nawe akavamo akishyura ibyo yaragize akagenda, kuko asa n'ubabazwa n'umuntu wica umuco we. So rero naba nashatse kubigaragaza ko hano bashushe n'abashaka gutandukanya iyi myenda, ko abantu bayibeshyaho. Hari umwenda uranga umuco, nk'umwe nahoze nkoresha ubushize uranga idarapo ry'u Rwanda. Burya ni umuco w'abakonyine nari nashatse kuvugaho, nubwo ntawinjiyemo. Kandi abakonyine bakaba abanyarwanda bahungiye Bugande muri za 50, batura bonyine, basa n'abahawe ururimi rwabo cyangwa se umuco wabo, kuko i Bugande naho habayo ibyo bintu byo kuvuga ngo ubwoko nyine. Ntago rero bari butwite ubwoko bw'abanyarwanda kandi hari u Rwanda. Ubwo bari bugire itegeko ko batwirukana tugasubira mu Rwanda. So rero baduhaye irindi zina bita abakonyine. Abakonyine habamo kuba bonyine, ni ijambo rwose. Burya buri kintu cyose, buri zina ryose rifite inkomoko jado. Kuba bonyine, wasanga abanyarwanda batuye bonyine, kuko ntago bashatse kwiyandurisha iyo mico y'abandi. Ni nka biriya by'Abisiraheli bari mu Egiputa, icyo Bibiliya bivugaho. Wasangaga ari ubwoko butura bwonyine. Ugasanga baratura ahantu mu misozi, aho bashobora kuragira inka zabo. Mbese nibyo rero kiriya nacyo nayo nashatse kuvuga ku bakonyine, ariko uyu munsi nashatse gusobanura ku muco w'Abatanzaniya. Abatanzaniya bagira umuco ukomeye cyane kandi ubungwabungwa. Yaba umusilamu yambaye ya ngofero yagize gute, iyo ageze ku mwenda nk'uyu nguyu ashobora gutambuka, ashobora guhagarara, ufite agatambuka. Bawuha agaciro nk'idarapo, kuko ni kimwe mu mwambaro uranga umuco. Uyu rero nari nshatse kusobanura ko ari umwambaro w'umuco w'Abatanzaniya. Ni umwambaro w'umuco w'Abatanzaniya, ntabwo ari umwambaro w'Abamasayi. Ntabwo ari umwambaro w'Abamasayi. N'umumasayi uzawambara cyangwa umutanzaniya azawambara, nuko hari umuhango runaka azaba agiyemo. Sobanurira ko igitandukanye imyambaro yombi, uyu ni umwambaro uranga umuco w'Abatanzaniya, uyu akaba ari umwambaro rusange umuntu uwo ari we wese yakwambara. Dufata urugero nko ku Rwanda, hari icyo bita umushanana. Ntago washyiramo umushanana ngo ujye mu kazi, ngo ujye muri biro. Urumva umushanana ni umwambaro nyarwanda uranga umuco w'u Rwanda, nk'uko uyu nguyu ari umwambaro w'Abatanzaniya uranga umuco w'Abatanzaniya, ndetse bose bajya guhuriraho.
kuko ari abarebayika, ari abiraka, ari abanyinatura, ari abamasayi, ari iki, uyu bawubaha nk'umwenda w'igihugu. Ni nayo mpamvu iyo bo banezerewe habaye nk'ibirori nk'iminsi mikuru, umushyitsi yaba minisitiri yaba depite waje barawumwambika nk'impano, nk'uko hano dutanga ingabo cyangwa se icumu nk'umushyitsi wabona iyo yaje, cyangwa ifoto y'ikirango runaka. Hano rero barawubaha cyane, niwo bashyikiriza umushyitsi mukuru waje mu birori. Natwe nuko bagendaga bayiduha, ko twaga turi abashyitsi, abapasiteri, abashumba baturutse mu bindi bihugu, nanjye nibwo buryo nawubonyemo. Rero niyo nawusobanuragaho, nako ngako kabitandukanya abantu. Urumva iki nashatse kukigaragaza ko n'ibindi bihugu bifite umuco kandi byubaha kandi birinda. Umusilamu ntiyahirahira awutesha agaciro, umukristo ntiyahirahira awutesha agaciro. Ni nk'uriya mushanana waho barawubaha cyane cyane, nk'uko twubaha umushanana. N'umushanana rega buryo urubaho, atari ubukwe, atari ibirori runaka, atari ibyago, atari iki, ntabwo wubaha. Kandi ubona iyo umusaza, uretse ko mu Rwanda wenda ho bisa naho byagiye bigabanuka, umushanana bawusigiye abadamu gusa, abagore, ariko mu muco mwiza n'abasaza barabikora. Ni gakeya ariko nabonye mu Rukara ariho bakunda kwikoresha, ariko mu makwe usanga abadamu ariho bakeneye imishanana gusa, ahubwo ba basore baherekeje umuhungu aribo ubwo nibo baba babaye abagabo. Twebwe tuba twaretse kuba abagabo. Ariko njye numva bibaye byiza na ba basaza basaba n'abasabwa bakabaye bambara uriya mwambaro, kuko ni kimwe numva ningiraho mpurira na Minisiteri y'Umuco, kuko umuco bawushyize mu rubyiruko, ngira ngo na Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda, kuko nayo ishinzwe kubungabunga, na Minisiteri y'Umuryango. Numva hari igihe ibyo bintu nzabibaganirizamo, cyangwa se n'abandi bose, kuko nigeze kubikoraho gato umuhango wo gusaba no gusabwa, nza kubivamo kuko nabonaga hazamo ibinyoma byinshi, kandi hari imigani ushobora gukoresha udakoresheje ikinyoma, n'ubundi ikiganiro cyangwa se umuhango ukagenda neza. So rero nka hariya, aho niho igihugu cyakomeye ku muco wacyo, nk'abari abasaza basabwa nabo bagombye gukenyera, mu gihe bahisemo gukoresha umukenyero babandi bashakanye. Rwose numva bisa neza kandi byaryoshya n'ubukwe. Kuba abagabo bambaye kositime, abana aribo bakenyeye, mu by'ukuri sebo nabyo nta kibazo, ariko biba byiza mu buryo bwo kubungabunga umuco. Umukenyero wabaga uw'umuntu mukuru, n'ubundi abantu bakuru, abasaza, abagabo bakuze, ababyeyi, nk'uko abakobwa batawukenyera bonyine. Rero reka ne kugitindaho, nashaka gusobanura kuri aka, ni nako nsorejeho. Uyu ni umwenda usanzwe bawita uw'ikimasayi, ariko iwabo mu gihugu cyabo ntago bawita uw'ikimasayi. Nuko abandi andi moko yaje baza bambaye amakositime bisanzwe, abamasayi bakagumana uyu, ariko ni umwenda w'Abatanzania muri rusange, w'Abanyakenya. Hanyuma uyu nguyu ukaba umwihariko w'umuco w'Abatanzania, ntago Abanyakenya bagira nk'uyu, bo bafite undi nanone wabo w'umuco uranga umuco wabo. Ngako rero ko nashaka gusorezeho, niyo mpamvu nazanye uyu. Nanjye bari banyubashye, nari umushyitsi mukuru, nari umushumba ndiyo. Rero ibi bimfasha kwigisha umuco, nta nubwo mbisobanuyeho, nashaka gusobanura ku itandukanirizo, ariko hari igihe nzawigisha ubwawo, kuko ubwo twawuganiriyeho, bambwira impamvu yawo, inkomoko yawo, kuko hariho ubwoko bwiyumva ko ari bwo bwakomotsweho n'uwo muco Tanzania yose igira ite yubahiriza. Nko mu Rwanda iyo bavuze Abanyiginya, Abanyiginya wumva yuko n'u Rwanda rwubatswe n'Abanyiginya, ahubwo na hariya rero naho bifite uko bitandukanye. Rero usanga aribo biyitirira uyu mwenda, ubwo bwoko bwabo ngabo. Urumva ninjya mu kusobanura ibyo nabyo nzabisobanuraho. Mu Rwanda iyo ushatse kuvuga ikintu cy'umuco, ubwami n'iki, iteka wumva ingoma Nyiginya. Rero na hariya naho hari ubwoko nabwo bwiyumvamo ko ari bwo buyoboye ibyo ngibyo. Niyo uwambaye ahubwo hari igihe bashobora no kugusuza muri rwa rurimi rwabo. Icyo rero urumva ningera icyo gihe nzabyijiramo. Ubu ni agace gatoya nari inkozeho ko gutandukanya imyenda yombi, nageze amahirwe yo kuyibona yombi. Nimubona mu masaha agenda mumenye ko ari umwenda wa Kimasayi yambaye, ariko hari n'ugize umuco wabo w'Abamasayi. Imana ibaho umugisha. Rero ubwo urumva ibi nabyifashishije kugira ngo ntegure uburyo ngiye kwinjira mu cyigisho cy'umuco n'umuryango, byo shingiro ryo kumenya Imana.